mugabo afite abakristo benshi wamene Solomon afite abakristo barenga 25,000 ali na members bambira almost 20,000 mbere rero before ataraguka before akaribe kunkala na abantu bambiri bafite umwana w'umuhungu banari na mwana umozi mwana w'umuhungu wamene umwana mwamuna agira gutya arapfa anafa apfa ku cyumweru mu gitondo anamwalira Sunday apfa ku cyumweru mu gitondo Sunday kuseni we na madamu barareba babona umwana yapfuye yeve na madamu wake kulangana kuti mwana yamwalira baravuga uti rero nakukamba kuti tugiye gushaka uburyo kitubwira abantu ko umwana wacu yapfuye tifuna tiuze abantu kuti mwana yamwalira umugore uti none se muzimayi nakumuza kuti manje nitubwira abantu ko umwana yapfuye katitauza abantu kuti mwana yamwalira iterano ryari kubera ku rusengero tugahimbaza bantu bamene benzofuna sonkana pa church rirabera hano abantu bariri bazabwera pano bantu bambe kandi hari abantu baje guterana kuri bantu bamene babwera kusonkana bakeneye kumva Imana bamene benzofuna kutiba mumvere Mulungu baremerewe bamene bari na mavuto icyo twahamagariwe ndiye cyamene tinaita nidwa isi turumva biri buze kugenda uti bizankara bwanji bungurana ibitekerezo n'umugabo banayamba kushusha byabaye ejo bundi ntabwo ari amateka ni manje sikudala baravuga uti none reka dutwikire umwana banakamba kutereka niti muvinikire mwana uyu tugende twembi mwiteraniro tiende mu mupingo musonkano tuvuga ubutumwa isetiza pereka utenga wakuye dusengera abantu tizapemperera abantu niturangiza umurimo w'Imana tiza kupemperera na kugwira nshita Mulungu turaza kubwira abantu ko umwana yapfuye tizabauza abantu kuti mwana amwalira utari ko nitubibabwirirayo ngatabawuzira pamene batwita ko turi abagome bazaona monga sitiri bwino turaza kugera mu rugo twijijishe tubabwire ko twageze mu rugo tugasanga yapfuye tizaenda kunyumba deniti wauze kutita peza mwana yamwalira mukozi bagiraga benzeribe bari basize mu rugo ngaramenya ko umwana yapfuye bamutwikiriye benzeribe muntu amene benze basi apa nyumba baragenda bajya mu rusengero banaenda mu chechi umugabo yari umuvuga butumwa muzipambo anari umuririmbyi na yeve ariko Imana igihe abagore baririmbyi we bati Mulungu Imana igihe abagore baririmbyi sha Mulungu akatipasa basore muri hano banyamata muri pano haleluya 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 bageze mu rusengero umugore ajya kuri mikoro araririmba amene wanafika ku chechi muzima inakwemba kuyimba haleluya haleluya igihe giti ntambara igashira n'igihe giti umurabo gacawa haleluya amen umutwe w'amagambo tuganiraho temu yatu ya lelo uravuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo Mulungu amene samalako na kuibala nchito niryo jambo nzaba ndimo kuganiriza abera muri kino gihe nzaba ndi hano cyose ndiye mawe amene tizashimika ntawe yonse amene Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yacu Mulungu amene samalako na kuibala nchito zatu ariko iri jambo kandi riri nk'ibice byinshi bitandukanye mawe amene ari na mapatsi yose yanasiana ni ubutumwa nahawe ni message amene napasiwa ngiye kuza pa amene nari kuvuga ariko nari mfite ikindi gice cyabwa Imana yari yarampaye mbere neze na inangu message amene napasiwa nshatse kukibwiriza umwuka wera arambwira ngo buretse kugitanga pa amene nari kufuna kutini ambirepo muzimo wera na kunesa ngahubwo byuze ubyumve unabisengereza kugira igihe mvesesani na kupempera yategereza kuko nabihawe 2020 ngabo witwa Yohana ari ku kirwa kitwa Patimo uzipambo Yohana pamena nari yagiye mwiyerekwa abona ubuhanuzi bw'amatorero 7 yo muri Aziya anaonese wa uneneri wa 7 churches of Asia arayandikira anabalembera ni karata abamenyesha iby'iminsi anabauza zanchito z'amasiku uyu munsi iyo urebye ibyo yahanuye de yalero ngawalanganisa bwino bwino uneneri wa biraba zikaribe kufikiriziwa ntabwo biraba zikaribe kufikiriziwa yo tuvuga ngo Satani ari gukora pamene tikamba kuti devo tubivuga tubihuje n'ubwenge dufite timakamba zamenerezwa n'ibitabo twasomye according na mabuku yamenete naberenga n'amashuri twize na schools yamenete napuzira ariko gukora kumwanzi bati kugwira nshito kwa devo ntabwo kurajya kumugaragaro kukalibe kuyamba kubera iki kutarajya kumugaragaro why kukalibe kuonekera itorero rya Kristo upingo wa Yesu ntabwo riravanwa mwisi ikalibe kuchose wapaziko kuva bera b'Imana bakiri mwisi pamene boyera bakali paziko ibintu byose mubona Satani akora zintu zonse zamene muona devo abikora yihishe amazichita mo abikora yiyibye amazichita mo bisama abikora atinya amagwira nshito abikora hindi mishyitsi amagwira nshito na manta na kunjengema araziritsa ahantu ari ankali womangira ntabwo amuvinga ankali
omangiwa ntabwo ashobora kujya ahashaka akaribe kuyamba kutia muvinge ahubwo agendera mu batuma amapitira mu bantu bamene amatuma ikintu cya mbere Yesu yakoze samene Yesu anachita ajya ku musaraba bamene anaenda pa mutanda yaza gucungura abera sembe ana pulumusa boyelesewa akabaha ubugingo bw'iteka nakubapasa umwe wa muyayaya ariko ntamanuke ngajye kuzimu sana yende kuziko kumanda yambure Satani urufunguzo rw'urupfu kutina kumuchoza makizi ya amwambura ubutware n'ububasha kumupoka mpamvu na power ngo amufunge na kumumanga ntacyo yari kubakoze sembe sana gwire kuko ntabwo itoro ryari kumara imyaka 2000 sembe mupingo sunankale 2000 yezi Satani atarariryamiye sembe Satani anatisiriza kudala rero Satani abera barwana nawe devo amenetimenya Satani abantu turi kuvuga devo amenetikama ntabwo aratangira gukora ku mugaragaro ibe kuyamba kugwira nshito ibyo mubona zonse zamene muona nizingono ibyo tumva zamene timvera nizingono maningi ariko icyo sicyo cy'ingenzi bati chikuru maningi ahubwo Imana Mulungu iri gushaka kuganiriza abana bayo afuna kuti atishimikire se bana irashaka kubahishurira iby'imisi n'ibihe afuna tionese zansi irashaka kubakura mu gihe cy'umwijima Mulungu afuna kuti atichose mu mfwiti irashaka kugaragaza imbaraga z'itorero Mulungu afuna kuti alangize mpamvu za mupingo irashaka kugaragaza ubutware yahaye itorero Mulungu afuna kuti alangize power yamena napasa mupingo haleluya haleluya ntabwo twahamagawe isa sitinaitanidwe ngo tubwoko bworoheje kuti tinkale mutundu wonyozewa umwanditsi w'igitabo cyo gutegeka kwa kabiri wamene analemba buku ya Deuteronomy yandika pamene analemba yaravuze ngo ntabwo muzaba imirizo anakamba kuti sitizankala ahubwo mikia muzaba imitwe sitizankala mitu umwanditsi w'igitabo cy'Abefeso wamene analemba buku ya Ephesians arimo gusobanura Kristo wamene anali kulondora pali Yesu yavuze ko ari we mutwe anakamba kuti Yesu ndiye mutu ushyitse ndiye mutu wo kandi kwanira ushyikirwamo na byose ndiye mutu wamene makwanisa kunyamula zonse ageze ku muryango wamene anafika pali family avuga ko umugabo anakamba kuti muzipa ari umutwe w'umuryango ndiye mutu wa family ari kugaragaza ubutware anari kulangiza kulankula pali n'ububasha power anari kulankula pali power kubera iki why iyo tuvuga ngo umutima nk'wari muri Kristo pamene tikamba kuti mutima abantu bumva ino nyama ibahangaha bantu bamaganiza monga ni nyama yamene mankara igigira igihe igatuza yamene imankara yatuza umuntu agasinzira sometimes na muntu kugona tulo iyo tuvuga umutima nk'wari muri Yesu pamene tikamba mutima monga wamene wenze muri ntabwo Yesu tuvuga ino nyama bajya babaga sitima kamba mutima uyu wamene nyama iyi Bibiliya ibirimo kuvuga umutwe Bible imara nkula pa mutu ibirimo kuvuga ubwenge Bible imara nkula pa nzelu ibirimo kuvuga ibitekerezo Bible imara nkula pa mind kubera iki mutima ntutekereza why mutima sumaganiza mutima ntugambira mutima wewe suma mutima ukoresha amaraso mutima suma zindikira ariko igikoresha umuntu but chamene chima sebenzesa ni muntu ibitekerezo ni mind niyo mpamvu iyo bitokowe that's why ngati mind yankala na wari problem wambaye costume muntu amene yenze na suti ayikuramo akambara ubusa anayamba kuvula suti na aha kutaya rero that's why niho Imana iri gushaka kwerekana mu bihe bya nyuma apa ndiye pamene Mulungu afuna kulangiza pa nsiku za chimalizo Yesu amaze gucungura itorero pamene Yesu anasiriza kukompola mupingo yarigabiye imbaraga anatipasa ni mpamvu arigabira ubutware anatipasa ndi power arigabira ubushobozi anatipasa ni kukwanisa araribwira ngo nimugende anatiuzani kuti endani mu mahanga yose endani pasiko yonse mubwiriza abaremwe bose abantu bonse bopema ibiriho mubauze mubibwira ubutumwa mubauze utenga avuga ibimenyetso bizagumana n'abizeye anatiuza masainzi amene azapezeka naithe abizeye b'uyu munsi abantu bonse bamene bakulupirira tuvugira ku gatuti gusa bonse timakambira pamene iyo hari ibiteye ubwoba ati kulizoyofya twese turihisha abantu bonse bamabisa nta mbaraga zikigaragara mu bera abantu balibe mpamvu balibe power usanga ndi umushumba uzapeza muntu ni mfite abantu nshumbye ali na abantu bamene mfite asogolera abantu nyoboye ali na abantu bamene ariko alamulira imbaraga z'Imana mvuga mpamvu za Mulungu zamene zitagaragara muri ngewe sizionekera muri urasanga ndi umuhanuzi uzapeza ndine munene ndemewe nk'umuhanuzi uzapeza abantu banivomera mbona ibintu ko ari ikibazo nimaona zintu kuti ni ariko problem singira ubutware but nilibe bwo power kubivugaho ijambo yakuti nikale power kulizo zintu ntabwo umuhanuzi abereyeho kubona ikibazo gusa munenere si kuti olo prophet samakaka kuti akaziona chabe anabereyeho gukuraho ikibazo alivuti na mpamvu zochosa problem niyo mpamvu itorero Imana yarihaye imbaraga that's why mupingo unapasi wa mpamvu abereba muri ibi bihe rero oyera balero kapena balungami balero bamaze kwiyakira banazirandira twemera systeme y'isi sinavomera ziko na irimo cyalo gutwara abantu benshi sinavomera ziko imaze abakobwa bacu bantu basikana batu imaze abasore
banyamata imaze banasira abagabo mazipambo sanga banasira umuntu ari umugabo uzapeza muntu ni muzipambo ariko ari umugabo kubw'izina gusa bati ni zina sanga chape umuntu umusore mwiza uzapeza muntu ni munyamata ariko kwino mwimbere nta buzima bati burimo mukati muribe umoyo systeme y'isi system ya iri menete kwambura abantu imbaraga isiriza kupoka abantu pambo irimo kubagira nkayo ifuna kuti abantu bakalemonga eve biravuga ngo nimwishushanye Bible ikamba kuti n'ab'iki gihe osankalemonga abantu awizima ngahubwo muhinduke rwose mukale bochinja mugize vazona imitima misha mukale bochinja mukale na mitima abaroma 12 Romans chapter 12 haravuga ngo bene data ikamba kuti ambale banga ndabinginga nikupempani kubw'imbabazi z'Imana kamba kachifundo cha ngo Mulungu mutange imibiri yanyu akuti perekani tupyano ibi bitambo bizima ikale nsembe ya bwino kuki Bibiri ivuga ngo kuba igitambo kizima why Bible ikamba kuti tikale nsembe za iyo bwino umuntu ataraho uyu mubiri Yesu kati muntu akalibe kupasa tupyano iyo Yesu ataratura muri uyu kati mubiri Yesu akalibe kungena uyu muntu aba ari intumba rikigenda muntu amakala monga ni abantu bapfuye muntu wakufa ntabwo ari abantu bari mu bituro sanga nkale bantu wakufa sibaje bari kumanda chape intumbi ntabwo ari abantu bari mu bituro gusa bantu wakufa sibaje bari mu manda iyo chape Bibiri ivuga gupfa kw'abantu ngati Bible irankula pa ntabwo ifa ibivuga kuva nk'umwuka Bible sima kamba kuti kuchose wa mpepo ibivuga kuba uriho Bible igamba ku muntu wamene ali umoyo ugenda uyu muntu wamene ayenda ukora ibintu muntu byose wamene agwira nshito ariko ubuzima bwo kubaha Imana bati umoyo wolemekeza ubuzima bwo Mungu gukiranukira Imana umoyo worungama ubuzima bwo kwera imbuto z'abahikwira umoyo bihana na mafruit yamene ntabwo uhari aribe ndirimbe na sama mbwirize uzayimba curange uzaliza birimba ariko ubuzima bwo gusabana n'Imana ati umoyo onkala we pamoja na budahari. Mungu ulibe uwo mubiri rero tupi amene ubupfuye uyo alimonga muntu wokufa iyo umuntu akimara gupfa ngati muntu yafa pamene hapo mbere y'intumbi ye kuri tuba turi imbere y'umurambo we paja pamene timaona chitumbi aho aryamye pamene amankala aligone haza abamarayika babiri kumabwera ma angels babiri marayika umwe woyamba ajya ibumoso amaenda ku right ku left undi marayika akajya iburyo winango ku right hand side baba baje kureba iki kuri uriya muntu chamene bamabwera kulangana ni cyane twebwe aho tuvuga ngo umuntu ashize nk'umwuka kumwe tuvuga ngo aranogotse ise pamene timaona kuti muntu yafa kwa sira ntabwo umuntu aba yakamara gupfa kuja paja imankala ni chakaribe na kumwalira bwino burya bakiri muzima paja mankala nkali umoyo kubera ko haba hakirimo process kamba kakuti kumankala kunkali process yuko bari buze guhitamo aho umuntu ari buze kujya yakuti kuzankala kusanka ko ndi umuntu azaenda kuti uyu mubiri rero yuvuye nk'umwuka itupinga ati yachose wa mpepo izo ntumbi y'umuntu chitumbi kija ibigomba kugira aho igomba kujya imafunika kusanki okoenda intumbi y'umuntu yarazi Kristo chitumbi cha muntu amenenze kumuzi wa Yesu yarakiriye Kristo umwami n'umukiza namulandira Yesu as a savior akimara gupfa mu masegonda make nk'atanu amasiriza kumwalira within just 5 seconds vuza amasegonda 5 wakumva ari make maybe 5 seconds ungambere ariko mu isi y'umwuka Satani akwihereranya amasegonda 5 gusa bati mu cyaro cya muzimu ngati Satani yakugwira just for 5 seconds akohereza inshuti yiwe gusa yindi muvugana mugendana na kutuma chabe mwenzi wako amene mapesa ibimaze kwangiza ibintu ari kuzakora nk'imyaka 10 angasirize zonse zamene wenzi niyo mpamvu kubera nta mwanya wo gutubusa that's why iseboyera bolungama kubera nta kubaho ngo nzihane ejo ise kulibe ndawo yakubireka ejo kuti nizasi ya mayiro abera tukimara gukizwa ise pamene timasiriza kumulandira Yesu dushyizwe kuba ubuzima bwa pressure ni cyabwino kutitikale mu pressure pressure itari y'amafaranga yenekera kungala mu pressure yamene si andrama unyibutse ntaza kurenza iminota ubu bari gutekereza kujya mu kazi right nge ntago negeze ndeba ku isaha kandi bambwiye iminota pressure itari yo gushaka amafaranga pressure yamene si andrama chabe pressure itari yo kwita ku muryango pressure yamene si ya family chabe ahubwo pressure yo gukura abantu mu isi yo kurimbuka bajyana abantu mu isi y'ubugingo ni pressure yakutiti cyose bantu mu cyonongekero kuti niyo mpamvu mwanditsi yanditseho Abatesalonike that's why olemba Abatesalonike aravuga ngo nimucunguze uburyo umwete nakamba kuti nkalani fast kubera ko iminsi ari mibi kamba kakuti ntawe siziri bwino iyo rero umuntu apfuye ngati muntu yamwalira intumbi y'umuntu upfuye tumbi cha muntu omwalira iyo yarazi Imana ngati enzo musi hari isengesho asengerwa akarindirwa mu gituro kuri prayer amene bamumpemperera umubiri ukarindirwa aho ngaho yakuti kitumbi cyake kikale Paul yarabisobanura mu gitabo cy'Abakorinto mawayo ali mu buku ya Corinthians ariko yarimbutse kandi ngati ni muntu woenda kuonongeka umwuka w'uwo muntu ako kanya muzimu wake pamene hapo uhita kumanuka ukagenda ukajya ikuzimu umaenda kumanda kuri devil
ikuzimu rero kwa mene uko niho hantu hakorera systeme y'isi ndimo kubabwira, ndiye kwa mene bamasebenzera niho hantu imyuka iri kurwanya abera ikorera, kuri mizimu ya mene imenya nkondo ziko, niho hantu ibitekerezo byose bikomoka, ndiye kwa mene kuchoka mind zonse za mene tiona rero. iyo turi kuvuga ukuzimu ngati tikamba kumanda kuziko bushize nabivuzeho, last time ninakamba hari igihe mugira ngo ukuzimu kuba hasi, mumaona monga maybe ni hari ukuntu abarokore bajya basenga ngo ndakandagira, bena ngo amagamba kutiti ngo ndakubita, yononga ngo ndakonkora, nishoka ngo ndaribata, ngo ndanyeganyeza, ukabura nyeganya maze na sima baguze 10,000 ntushaka kuyimena ngo uranyeganyeza ukuzimu n'ikirenge na cement ya kuzimu ni kunyeganyezwa n'ikirenge, ngo wakubisa amaguru da ngo unyanganisa mendo yako, maze n'urukweto waguze 10,000 ntirucika rurakomeza rukaba urukweto, na sapato yako iyo chipa singa kwanise kunyanganisiwa. ubwami bw'ikuzimu buri hejuru, power yakuri devil iri pamwamba. iyo tuvuga ukuzimu pamene tikamba power yakuri devil ni mu kirere, ni hapa, ni mu kirere pawefu. niba ushaka kubyumva neza kuko ntago nshaka gutinda cyane, ngati ufuna umveseze bwino sinifuna nitengeta usoma Efesi ibice 6 birengani ere ku 10, Ephesians chapter 6 verse 10. niho umwanditsi Paul ari kwigisha ibijyanye n'ikirere cy'umwuka, ndiye kwa mene Paul anayambira kulankula pali muzimu yavuze ko imyuka dukirana nayo imizimu ya mene tima menyana nkondo nayo atari yabambaye inyama n'amaraso, imizimu y'abantu bamene banavala, avuga ko atari imyuka y'abantu buntu nkatwe, imizimu y'abantu monga ife, ngo ni imyuka y'ahantu hejuru, imizimu ya pamwamba, in the realm of spirit, mwisi y'umwuka, mzimu ziko yapa mzimu. iyi sirere y'ikuzimu, iyi ziko yapa mzimu, yapo mizimu yoyipa hejuru yayo pamwamba pake hari indi sindi ya kabiri, ndiye pari ziko ina namba 2, isi ya kabiri yo ziko ya namba 2 niyo yitwa paradizo, ndiye kwa mene kulikitanidwa paradise. Paradise niho abera bapfuye, ndiye kwa mene boyelesa wolunga ngati bamwalira, ubundi bira ntivuga gupfivuga gusinzira, Bible efesika mba kumwalira imagamba abera basinziriye niho babikwa, wolunga ngati bagona tulo, ndiye kwa mene bamaenda niho bategerereza, ndiye pamene bamaenda kuyembekezera, niho bategerereza iby'Imana yasezeranyije, bamaenda kuyembekezera chipangano cha Mulungu. reka dusome Luka 16:22. tizaberenga Luke chapter 16 verse 22. bino ntabisobanuye n'izindi nyigisho ntizazumvikana, niyo mpamvu ngira ngo mbeseze bwino nazina go sizazambuka, ubu ndi kubaka urufatiro mu by'ukuri kutini mange foundation. aba Luka 16:22, Luka chapter 16 verse 22, kugira ngo muze kumva ko ibyo turi kuvuga atari amagambo yacu, akuti mumveresese kutiza mene tikamba simawe yato chabe. haravuga ngo bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gitu, ufite Bibiliya yanditse nadusomere Luka 16:22. Reka dusome mu izina rya Yesu ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 16 umurongo 22. Haranditse ngo bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa arahambwa. Akiraho ngaho bukeye umukene arapfa, umukene bavugaga hano ni Lazaro. The day after wosauka anamwalira, banari kurankura pari Lazarus. Lazaro amaze gupfa, pamene Lazarus anamwalira, yahise ngajyanwa mu gituza cyane cya sogokuruza Aburahamu, anaperekewa mu chest ya Abrahamu. Amen. Amen. 23. Ageze kuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Uyu nguyu ni mutunzi rero, uyu ni wacuma oremera. Urumva hapfuye umukene n'umukire, kunafa osauka na oremera. Umukire ntiyarazi Imana, oremera sana ari kumuziba Mulungu, yarazi ko yagafashe niko bajya babyita iwacu, ari kuziba kuti even oremera cyabe. Apfuye agiye iwabo, pamena nafa anaenda kwao. Uyu mugabo nawe apfuye ngajya mu gituza cya Aburahamu, uyu na osauka na Eva anaenda mu chesi ya Abrahamu. Ageze kuzimu, pamene anafika kumanda, arababazwa cyane, ananzunziwa maningi. Nukuvuga ngo bimwe tuvuga ngo abantu bazababazwa nyuma, umuntu akimara gupfa ko kanya yinjira mu kubabaza. Zamene tikamba kuti bantu bazakanzunziwa, pamene hapo ukasiriza chape kumwalira ni kuyamba. Ibi ntabwo ndi kubigisha ngo mbatera ubwo, hapa sinabwere kuti ni muyofyeni, ahubwo ndi kubabwira ukuri kwa Bibiliya, ni kuza ni kirungamo cya mu Bible. Kuri 28 28, kuko mfite bene data batanu, ababurire ngo nabo batazaza ahantu ho kubabarizwa cyane. Amen. No kuvuga ngo umuntu wapfuye uri kuzimu, muntu wo kufa bene ari kumanda, abafite ubushobozi amankara na power bwo kubasha kumenya
abavandimwe be bose bari ku isi, yoziba bambale bake na familia kamene asala paziko, akamenya ibikorwa byose bakora, amaziba na nchito zonse zamene bagwira, akamenya ingendo zabo zose za buri munsi bari gukore, amajani maulendo yose amene bamaenda, akamenya imigambi yabo yose bari kugambira, amaziba maplani yose amene bali nayo. Satani kuko atabasha kuza, but devil sanga kwani sebe uburyo akoranamo n'imyuka y'abantu bari ku isi batapfuye, sorry, uburyo Satani akoranamo n'imyuka y'abantu bakiri ku isi batarapfuye, mwamene Satani amagwira nchito na kuyuzinga mizimu y'abantu bokufa, aca mu bantu biwacu barapfuye kera bari amapitira mu bantu batu amene banamwarira kudala. Abo ngabo rero binjira mu miryango yacu bakoresheje isano ry'amaraso dufitanye, bamene abo bamabwera mu mafamilies yacu bamayuzinga malelation yabo na amene tiri nayo. Uyu mugabo mutunzi yarapfuye, wamene uyu olemera pamena namwarira, ngo amaze gupfa arababara cyane, pamena namwarira namvera kuipa, ngo arareba abona Lazaro ari mu gituza cyande cya Abrahamu, pamena nasegula meso anamwona Lazarus mu chesi ya Abrahamu, aravuga uti Lazaro wanonyangiriza gatonyanga kamazi ku rurimi, anamupeza kuti kodi sunga nipasoro tumanzi tungono parulimi. Bibiliya avuga ngo arasubizwa ngo ahari naho uri hari nk'umworera, igamba kuti kwamene uliri na kwamene niriri pari distance ya itari. Mbere yuko Yesu ajya ku musaraba, before Yesu aende pa mutanda, amarembo y'ikuzimu na paradizo byararebanaga, madozi ya kugehanamu na ya kumwamba yanari pamozi pafupi na pafupi. Iyo wabaga uri mu kuzimu, nga pamene unari kugehanamu uri kubabazwa, pamene wanze kunzuzi ya kugehanamu, washoboraga kureba umuntu uri muri paradizo wicaye, unari kukwanisa kuti uone urimo kuririmba indirimbo z'amazamuka, wamene ari kuimba nyimbo za bwino, barahatuwe rwose rwose mu mwami wacu Yesu, twigishwa ijambo rye rizima, mwami cyo dukomeze tuje mbere dutsinde ibigeragezo, turwana intambara twizeye, twihanganire byo. Izi ziririmbirwa muri paradizo, mwe mujya muzirimba hano abantu batabyumva, izi mu mazimba izi nizo ba Abrahamu bari kuririmba, bavuga uti kwa Yesu dufite ubutwari, kwa Yesu dufite ubushobozi, twizeye ijambo ryewe, ku musaraba havuye iriba ryakuyeho ibyaha byacu, ryaduhinduye abana b'Imana. Abrahamu yarangiza akagira ngo agakoba babandi bari kuzimuti, ariko twarababwiye mura, bari kugehena mana ko kuti tinami uzani, twarababwiye mura tinami uzani munakana, ariko twebweho kwa Yesu dufite ubushobozi, ise kuri Yesu turi na power. Uyu mugabo rero wamene umuzipambo yifuje amazi arayabura, anari kufuna manzi batisa na yapeze, arangije avuga ikintu gikomeye, anakamba kintu kikuru, barokore mujye mugira urukundo n'impuhwe, mukazikara ko na kikondi, kuko n'abatizera Imana barabifundo, gamba kakudira abaje abantu menesi bamukurupira mu ngoma mankara, aravuga utariko se ko nasize bakuru bange batanu, anakamba kuti nasi abakuru banga bari 5, uze kubisoma birimo 20 verse 9, nasize bakuru bange batanu, basi hagize uzuka akagenda akababwira ko ukuzima ari ukuri, kodi sunga ni uzire baja kuti kuno sikwa bwino niko ipa, ijwi riravuga uti ntibyakunda, voice namuza kuti hari intumwa, sivinga kwanisike, hari abahanuzi, kuri baneneri nibatabumvira ma evangelist naho bazuka ntago bazigera bakumva, ngati sibazabamverera woro nayo wafufu bakoze b'Imana kwanisa, umuntu natumva icyo Imana ivuga muri mwe bakaporo bamulungu ngati mutu samvera bamene mukamba muri wose amenyana nko niyo yaba ari Imana yambaye umubiri, nangu ni mulungu amene yabaratuka ikivuga na kuziyo lankura, uriya muntu afite capacity yo kutumvira Imana, uyo muntu saza mumverera mulungu, umuntu arakomeye, muntu ni wokosa, umuntu ubwira ngo hari ubugingo agahitamo kurimbuka, muntu unumahuza kuti kuri moyo wa muyaya yeve atuzinga kwenda kugehina, umuntu ukiraga isideje akavuga uti ejo nzajya gusenga, yakumva umuntu umuhamagaye ngo hari ahantu wafungura shop agahita yirukankira, umuntu amakana na plan yakute mayiro nzaenda kupempera bakamuza ba shop, agahita avuga ngo nzasenga ejo ngo reka maze njye mu kazi, kandi ubwo kuwa gatanu bashize yaragiye gushyingura, pa Friday yenza naenda kumanda kushika mu, yabonye ko ubuzima bwo mu isi burangiye, anaona kuti life hapa ziko ni fupi, umuntu arakomeye, umuntu ni wokosa, uretse Imana yonyine yemeza umutima w'umuntu yeka, umuntu aragoye, umuntu ni wovuta, umuntu aragoye, umuntu ni wovuta. aho ngaho icyo nashaka gusobanura rero kuri cyamene nenzo funa kutiti tirondorore pangono, umwenda warukingirije ahera, nyura yamene yenze poyera yenze nakingiriza poyerese, watabutsemo kabiri,
inangambika kabiri kugira ngo abera baje babasha kubona akuti boyera bakazikwanisa ubwiru n'amabanga yaha abandi bera bagenzi babo bari bakazikwanisa kuziba secret ya kwamene kunaenda boyera bena bazaje bumva ijwi ry'Imana kuri buri muntu wese yumve ko Imana iriho bakazizimverera beka voice ya Mulungu kugira ngo buri muntu wese asobanukirwe ko imbaraga z'Imana zikora akuti muntu ari yense azibe kuti impamvu za Mulungu zigwira nchito umwenda umaze gutabukamo kabiri kwamene nyura inangambika kabiri ukuzimu wari mu kuzimu ntiyongeye kubasha kureba hehe mwijuru kugeina amasibana kwa nise futi kulanga na pamwamba pa paradise nidufata ibihe byo gusenga pamene tizankala na ntawi yo pepera ni nabwo tuzasobanura ukuntu hantu mujya murota abantu banyu bapfuye ndipo tizalondola kuri bantu bamene bamalota abantu bakwa bamene banamwarira kudala warangiza ukanezerwa cyane nakumvera bwino ngo papa yari yansuye kutiba dadi banga benzi banitandalira rero mushuti wanje ngo wari wanganirije mu nzozi aba sister banga benzo nishimikira mu ndoto none haho mu nzozi pamene hapo mu ndoto ni naho satani ajya afatira abantu ndiye pamene devil amagwirira abantu yabona nta bundi buryo uzashwana n'uyu mugabo nakubona kuti kulibe mamene muzayambanira na wamene muzipamba uyu wenda ni mukuru wawe mubana maybe ni mukuru wako akaza mu ijoro akambara ishusho yiwe nakubwera usiku na kungena mu face yake noneho ukabona uyu nguyu arimo kugukubita nakuona wamene ujya muntu yamba kukumenya kazinduka mugize umwanzu turiya muntu namurose nakuseni Imana yamumishuriye namulota na Mulungu yanirangiza nakurose uri kuntongera Mulungu yanirangiza wenzo nimenya usiku ugahita umwanga burundu ngo wahishuriye yamba kumuzonda kuti wankana na revelation umwanzi yashatse uburyo yambara umwambaro kugira ngo kansi devil aguteranye na mwene so yakuti muyambane aho rero mu nzozi wamene hapo mu viroto niho habera ibintu byinshi bitandukanye kwamene kumagwiriwa chifu imyuka y'abantu bapfuye biwacu batizeye y'abantu bamene banafa without kukurukira Mulungu byanga bikunda mwese mufite abantu banyu bapfuye batazi Imana muntu ari yense ari nabantu bamene banamware bakudara iyo umuntu amaze gukizwa ntabihagararemo ngati muntu yarandira Yesu nakosa imirira bwino bwino ntahagarare mu itorero nakosa imirira bwino bwino mu mupira ntahagarare mu byizero nakosa imirira bwino bwino mu ntave mu byaha nakosa aleka machimu ntave mu isi y'abakirana nakosa choka muziko y'abantu b'amachimo ntave mu bintu bibi nakosa choka mu zintu zoyipa ari cyo Paul yavuze mu Roma 12 ngo ntimwishushanye n'abiki gihe ndiye bamene Paul anankula muri Romans chapter 12 usanga yitwa umukristo uzaona muntu ari monga mukristo ariko abayeho ubuzima busa n'ubw'umupagani but inshito zake ziri monga abazabapagani akajya avuga ngo nubundi ngo twibesherezwaho n'ubuntu bw'Imana nyine ngo kutise ni kifundo cya Mulungu yara yakoze urudega ari kugira ngo iheshe amahoro anachitazoyipa mailo afuna azipase yego n'ubuntu bw'Imana undi butubeshaho inshuti yanjye ni impamvu za Mulungu cabe ni kifundo cya Mulungu ariko ntago bukubeshaho ko babashije kubivuga ntago ubwo buntu bukubeshaho ko babashije kuvuga ngo kifundo cya Mulungu sikiriko kifukwa yo wakamba yayi impamvu rero itorero ritari kugaragara mu imbaraga cyamene kirengeza kuti mupingo woneke monga ulibe mpamvu iyi si ya mbere y'umwuka iziko ya muzimu ifite amakuru y'ibintu byinshi beve na information yazintu zonse kugira ngo muri kino gihe kurizamene basebenzeza kuti abana b'Imana bacika intege akuti bana ba Mulungu bakale bofota bananirwe baleme bafote bacogore bafote base n'abandi bantu bankale monga abantu bose iki Imana ishakure waje guterana uyu munsi wa none cyamene Mulungu afuna kuri wamene wabwera iragira ngo umenye ko Mulungu afuna kuti uzibe ku bantu bakijijwe bantu bamene banalunga hari imbaraga bahawe bamene banalandira Yesu wanapasi hari ubutware bahawe kuri power yamene wanapasi hari ubushobozi bahawe kuri authority yamene wanapasi nimuhaguruke muhagarare mu murimo w'Imana ntabwo ndi kubivugira hano mu itorero muri aho uri hose mu mukozi w'Imana muri shop bapasiteri wa shop ubamo Imana izakubaza abakiriya 10 ujya wakira ku munsi bose ari abanyabyaha barimbutse ikubaze ngo ninde wabwiye ubutumwa muri ntabwo izabanza kukubwira ngo kutashinze itorero iriya shopu ni itorero washinze ruriya rugo ugira wiri gushyiramo byeri abashyitsi bose baje bagaburira ibisira Imana izavuga iti iriya ni itorero naguhaye urangije winjizamo ibintu byose kandi uri nyir'urugo ndiwe mwine wa nyumba mushake mu nyange muzani zone naje niko nzagenda mwamene ninabwera ndiye mwamene yaje nta umuhamagaye biroroha kugenda undi agenda nta muntu umuhamagaye ngati muntu yabwera kuri ube wamene amuitana na kuyenda mahenda so chabe mani bamugisha Mulungu amudari kuba pastor ntibisaba ngo bagusengera hanga kuti unkare kuko hari abasengewe kukara busa sikuti bakupempere pana barutwa n'abapagani kandi bitwa abapastor kuri bamene banapemperewa kuba pastor n'umurimo ubera mu imbere
Chito ya Mulungu nije ameneri mukati muri muri muberamwe imbere hagati y'umuntu n'Imana. Ya Mulungu nije ameneri muriwe pakati payiwe na Mulungu wako. Kubwira abantu ko ijuru ririho. Kuuza abantu kuti kumwamba kuliko. Ntabwo ari umuhamagaro. Sikoli is not calling. Ejo nari munganira n'umuntu hanga. Mailo nari kushibika ko na muntu umozi. Ndambwira turamutse ugiye mu nzira. Ninamuza kutenga tiwenda parodi. Ugasanga bari kwica abantu. Na kupenza kutiba paya abantu. Abantu bose bageze bari kubatemagura. Abantu bose bamere bafika bapayiwa. Wagirirwa ubuntu umuntu akakugira inama uti ntujyeyo dore bari kwica abantu. Nakuuzi nakupeza chance yako timutu yakuza kuti osaenda paja bapaya abantu. Uhindukiye ugaruka ugahura na mwene so. Pamene ubwerera kumbuyo iwe. Uhuye nawe nakukumana na bale wako. Uramutse umubwiye ko imbere abantu bahapfira byaba ari umuhamagaro cyabya ari urukundo. Ngati wamuza kuti kuja bapaya abantu kodi ni calling odi chikondi. N'urukundo. Kuvuga ubutumwa bwiza mu bantu tubana nabo. Kupereka utenga wabwino ku bantu bamene tipezeka na beve. Ntabwo ari ukubera imbaraga z'umuhamagaro. Sikuti ni impamvu za calling. Ukubera imbaraga z'urukundo. Ni impamvu za chikondi. Hallelujah. Amen. Minuta yanjye irimo kurangira. Sibera? Nifuna kusiriza tenda pachimalizo. Yesu ashimwe. Yesu alimekezeri. Hallelujah. Amen. Umuntu asibiteranira kumva n'ibintu bisanzwe. Muntu amalova mu musonkano nakumvera kuti ize. Ngiye abantu baranyobeye. Bantu sinizi bamumene bariri. Umuntu asibiteranira agakomeza akabaho ubuzima busanzwe icyumweru cya mbere cya kabiri. Kuribe problems 2 weeks 3 weeks. Ahantu abera bateranira bagahimbaza bakuzuzwa imbaraga. Bamene boyera bolunga bamankara na kuzuzwa umwuka bakaririmba kuri zaburi n'ibihimba. Bamahimba mapsalms na kuimba nyimbo zotamanda Mulungu. Ibyo bintu biragatsindwa. Uyu mugabo afite abakristo benshi. Wamene Solomon ari na afite abakristo barenga 25,000. Ari na members bambira almost 20,000. Mbere rero before before akaribe kunkala na abantu bambiri. Bafite umwana w'umuhungu. Banari na mwana umozi mwamuna. Mwana w'umuhungu. Wamene umwana mwamuna. Agira gutya arapfa. Anafa. Apfa ku cyumweru mu gitondo. Anamwarira Sunday. Apfa ku cyumweru mu gitondo. Sunday kuseni. We na madamu barareba babona umwana yapfuye. Yeve na madamu wake kurangara kuti mwana yamwarira. Baravuga uti rero nakugamba kuti tugiye gushaka uburyo kitubwira abantu ko umwana wacu yapfuye. Tifuna tuuze abantu kuti mwana yamwarira. Umugore uti none se muzimayi nakubuza kuti manje nitubwira abantu ko umwana yapfuye katitauza abantu kuti mwana yamwarira. Iteraniro ryari kubera ku rusengero tugahimbaza. Bantu bamene benzo funo sonkana pa church. Rirabera hano abantu bariri. Bazabwera pano bantu bayambe kugira. Kandi hari abantu baje guterana. Kuri bantu bamene babwera kusonkana. Bakeneye kumva Imana. Bamene benzo funo kutiba mumvere Mulungu. Baremerewe. Bamene bari na mavuto. Nicyo twahamagariwe. Ndiye cyamene tinaita ni doa isi. Turumva biri buze kugenda uti. Bizankara bwanji. Bungurana ibitekerezo n'umugabo. Banayamba kushusha. Byabaye ejo bundi ntabwo ari amateka. Ni manje sikudala. Baravuga uti none reka dutwikire umwana. Banakamba kutireka niti muvinikire mwana uyu. Tugende twembi mwiteraniro. Tiende mu mupingo musonkano. Tuvuga ubutumwa. Isetiza pereka utenga wakuye. Tusengera abantu. Tizapemperera abantu. Niturangiza umurimo w'Imana. Tiza kupemperera na kugwira nshita Mulungu. Turaza kubwira abantu ko umwana yapfuye. Tizabauza abantu kuti mwana yamwarira. Utari ko nitubibabwirirayo. Ngatabawuzira pamene. Ko batwita ko turi abagome. Bazaona monga sitiri bwino. Turaza kugera mu rugo twijijisha tubabwire ko twageze mu rugo tugasanga yapfuye. Tizaenda kunyumba deniti wauze kutita peza mwana yamwarira. Mukozi bagiraga. Benzeribe. Umuntu bari basize mu rugo ngaramenya ko umwana yapfuye bamutwikiriye. Benzeribe muntu amene benze basi apa nyumba. Baragenda bajya mu rusengero. Banaenda mu chechi. Umugabo yari umuvuga butumwa. Muzipambo anari evangelist. Na yeve. Ariko Imana igihe abagore baririmbyi we. Bati Mulungu Imana igihe abagore baririmbyi sha. Mulungu akatipasa. Basore muri hano. Banyamata muri pano. Hallelujah! 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 Bageze mu rusengero umugore ajya kuri mikoro araririmba. Amene wanafika ku chechi muzima inakwemba kuyimba. Hallelujah! Hallelujah! Igihe giti ntambara igashira. N'igihe giti umurabo gacaba. Noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu. Ziko mu ijuru hatabumwijima habaye umucyo uhoraho. Ziko mu ijuru hatabumwijima habaye umucyo uhoraho. Noneho ntacyo umubabaro untwaye kuko nzawibagirirwa.
nubwo ngifite kubabazwa mw'isi mw'ijuru ntamubabaro Imana we Imana izanagura amarira izabana umubabaro Imana we anagura amarira izabana umubabaro Hallelujah 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 Amina Araririmba boyimba kandi ntiyaririmbiye mu mubiri anayamba kuimba sana yaririmbiye mu mwuka anayimbira mu muzimu barabwiriza abanashimika mayo ya Mulungu abahanuzi ntawahanuye uwo munsi kuribe wamenana anasha prophet abarota ntawarose uwo munsi hari igihe bijya bibura mu iteraniro abantu bakagira ngo Imana yagiye bantu bamahona mu ngamuru kumbigira ngo irebe ukuntu umuntu aza kwitwara mu kigeragezo bamafuna wone mwamene uzankarira mu mayeso barangije barataha banaenda kunyumba bageze mu rugo haleluya basanganirirwa n'umwana ari muzima basanganirirwa n'umwana ari muzima haleluya haleluya yes haleluya mani shimwe Mungu aremekezedu icyo nicyo bitagukomera ku Mana ndiye cyamene cyangwa umwana ari muzima banamupeza mwana ari mututu baraturika bararira banayamba kurira Imana ibaha isezerano Mulungu n'abapasa ati biravuga ngo kubwuko mwirengagije urupfu anauza kutikamba kakutima ukajya mu murimo wanjye kuyenda mu nshito yanga ngiye kubagura ngiye kubaha igikundiro ngiye kubamenyekanisha barakomeye bazamubararira kuko Imana ituye muri mwe bantu bazazi bakuti mu Rwanda pamozi na imwe none wowe usiba korari ukarya ibiryo bikamanuka ariko ibyo bintu mubikura he mumalova mukwaya na kurya nsima na kutentemuka usiba iteraniro ukagenda ukaryoshya ukagenda ukambara ukumva nta kibazo ibyo ni ibimenyetso by'ibihe bya nyuma ayo ni masigns ya nsiku zose je nabwiye abakristo nkorera umurimo ninabahuza amamemba nabwira ndi umushumba wanyu ninabahuza kuti musogoleri wanyu nta rimwe nsigera ngera muri mwe nakererewe sinuka nibuza kuti wacedwa kandi nta rimwe nsaza gutera numva byabaye akamenyero sinizabwera monga nindiye mwameneriri mwe mwese ni munasiba Oromonze simuna bwere genza ya nyanza nyine mpimbaza inene zampeze kapo pamva ibintu by'Imana bitagaragara mu imbaraga wayizi tuzamurungu zoneka munga paribe wabigize ibintu bisanzwe abantu banashita monga ize yije wabigize ibintu byoroheje abantu banaona monga ize ize abantu bafite amateka ngo kera twigeze gusenga Imana bagamba kuti kudara ise tina pepera tutacyumva iryo jwi wayi abantu bakaribe kumva voice amurungu kibona izo mbaraga zikora wayi impamvu zamurungu zinareka kuti tutakibona ibintu bidasanzwe mu iteraniro wayi masayini zanareka kuoneka tukinjirirwa bantu banangerera ibintu bitero bikaza tukarekeraho bantu bamahona monga ni torero ni mukanguke bantu karani bokezera nari kuvuga kubuturo bwa mbere nenzo kamba pari makaridwe yo ariko mpera ku bwa kabiri witwa Paradiso nenze nayambira pa number 2 Paradise umugabo witwa Kazimir uko yayatugi kumusaraba haturuka iri mari nyota amazi y'ubugi kumusaraba ayiye biriba parasoperera fesaya amazi meza ayiye kumusaraba amazi y'ubugi mw'ijuru n'igihugu tuzuye nk'amahoro mu gihe tuzahimbaza mw'ijuru n'igihugu we Mana ishimwe Mana ishimwe mugihe we
tuzanezerwa umukiza azahanagura amarira y'ababyeyi amarira y'itorero igihugu umukiza Yesu dusenge usengera ibintu Imana yagushizemo wiyambure ya myuka itinaniza abera zambaraga zihiga abana b'Imana ya myuka inaniza itorero Paul yaravuze ngo ntidukirane n'abambaye inyama n'amaraso ndagira ngo uyu munsi usenge n'ikuzimu babimenye kwirama bateranye watura ubuzima bushya kuri wowe Mana ikomeye Imana igira neza turacyahagaze mu izina ryawe Yesu.